mudukurikira umunsi ku munsi, amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Uyu mwanya rero tubazaniye iyi video kugira ngo mugire icyo muyivugaho, icyo bita komenti. Twigize twabona ahantu henshi babatiza imibatizo itandukanye, abantu bakabatizwa, ariko uyu munsi wa none umubatizo turi kubona ntusanzwe. Mu by'ukuri rero ntusanzwe nk'uko muri kubibona, ngira ngo muri kubona ukuntu aba bari kubatiza ari batatu, kandi Yesu abatiza yabatije ari wenyine. Yohana abatiza, Yesu nawe yabatije ari wenyine, usibye Mwuka Wera wabimufashagamo. Ariko rero tutarabagezaho iyi nkuru cyangwa ngo tugire icyo tuyivugaho ngo dukore interpretation, reka tubanze dushimira abantu mwadukoreye subscribe, share ndetse na comment kuri YouTube channel Josiane Official. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Nk'uko rero muri kubibona, ngira ngo murabona yuko uyu hano muri Gereseromo hamaze iminsi abiri igiterane, ariko baje kubatiza umubatizo utangaza benshi, ndetse abantu benshi babyibazaho. Usibye n'abo bantu benshi, nakubwira ngo nanjye nabyibajeho, kuko mubabyibajeho nanjye ndi umuntu. Murabizi mu gihe cya Yesu Kristo twigishwa ko Yesu Kristo azabatiza abantu, akabatirisha Umwuka Wera, akabatisha Umwuka Wera. Ariko nanone Yesu Kristo ubwo yabatizwaga na Yohana umubatiza, yaramubatije maze inuma iraza imugwaho iravuga ati dore nguyu umwana wanjye nkunda, mwamwishimira. Yohana yari umwe, nta wundi muntu wari wamufashije kujya acubiza Yesu Kristo. None ahangaha muri Gereseromo murebe ibiri kuba, ngira ngo murabona uyu mugabo, dore uyu nguyu uyu bagiye bamukurura. Julienne yafashe ku ntuza ku zuru, abandi baracubuza. Ndebera abo bantu ukuntu baryamye, ngo ni umwuka da, umwuka utigisa abantu gutya. Uko uyu mwuka ubaho turavuga kuri iyi video. Noneho iriya basini y'iki buriya niyo kurukamo se? Noneho biranangaje. Muraje murebe imibatizo yamaze gutera mu bantu. Imibatizo yarancanze, imibatizo yaranyobeye. Naribajije niba ari Imana yabatumye, niba baritumye, niba ari shitani yabatumye bakaza bishe mu Mana. Nyamara mwari mukwiye kuba maso, turi mu minsi y'imperuka, kandi ibi byose biri kwaduka. Uyu mubatizo narawubonye mu myaka 2 ishize, mbona ari uko bimeze. Ntabwo nari nzi uko bizongera bikabaho nguku, abantu bakajya bijyamo cyangwa se bakajya kuhabatirizwa babona ibyahabereye ubushize. Ariko nareba ikiganiro cy'umwaka washize naho byakorewe, nkabona ni kuri ababatijwe cyangwa se kuri ababatije. Ntabwo nari nzi ko bizongera pe. We nari nzi ko bikubisa agashyi ibyo gucubiza abantu, nyuma yaho bakabazana bamaze nk'imirambo bitazongera. None nimundorere abantu bahezagiwe, bishimye, barumva ibyo bakora ari byo by'ukuri. Uraje ukuntu bamucubiza do, bacubiza ari abantu batatu bose. Ubwo numbaza aho babikuye, naho byanditse ko batatu bagomba kujya bacubiza umuntu. Ugira ngo muri kubibona ko ari batatu, aho ngaho hakoze 2 barangiza bakavamo ari nk'imirambo. Ibi ngibi byaravuzwe, biravugwa, birongera biravugwa. Babwira yuko bene nk'aba ngaba bazaduka rwose, kandi bazaza bafite inyigisho zidasanzwe, ari abo kwigisha ibintu biryoheye amatwi y'abantu nyine, abandi bakumva yuko ibyo babakoreye ari byo by'ukuri, batemera ukuri. Abo bumva ko ibyo bababwiye aho bagiye aribo babigishije bya nyabyo. None se bavandi, kuko mwiza iby'imibatizo, biriya bintu mwari mwarigeze mubyiga ko bazajya babatizwa kuriya? Bari batatu bakubamo bakamena nk'imirambo. Biriya bintu ngewe biranangaje, biriya bintu ngewe no kubyakira sinzi. Ntabajya kuhabatiza nabo sinzi ukwizera ko baba bafite, simbizi kabisa, simbizi. Ngewe birancanze. Uraje urebe ukuntu umuntu w'inkumi bamuzamuramo bamufashe mu maboko 2. Twarabatijwe, abandi barabatijwe, ariko nawe nigize mbona bazamura mu mazi ngo bamujyane mu maboko ameze nk'imirambo, nk'umurambo, ngo bajye kumushyira ahantu amere nk'umurambo burundu, amere nk'upfuye. Se niko kuzura Umwuka Wera bavuga? Kose n'abandi ba mbere bawuzuraga, katari ko byagendaga. Reba nawe, reba nk'uyu mugabo,
reba nk'uyu mugabo kose koko wabonye umuntu yuzura umwuka wera kwikontorora bikamunanira. Reba abo bantu baryamye, rebera koko iyi si iri kutuganisha hehe? Turi kujya mu cyerekezo? Mumbwire namwe. Njyewe ibi ngibi iyo mbibonye mba mbona rwose ntazi iby'aya madini, ntazi iby'aya madini bari kubatizwamo uko akora n'uko abigenza. Ariko iyo abantu babijyaga babihishurirwa, iyo abantu babihishurirwaga, iyo abantu babimenyaga, ibi bintu bakajya kumenya aho bituruka n'iyo biva. Ntibagendere muri za kirabaye, ndi mu idini ririmo abantu benshi, ndaha n'aha ndaha n'aha, ndabarizwa muri aba n'aba. Ye baba we, ntabwo byari bikwiye kubaho. Sinzi icyo twakora. Ese wowe ubonye iyi videwo ukabona ibiri kuba, ni iki wakora kugira ngo umenye ukuri kwa nyako? Jya usoma muri Bibiliya, hatubwira iby'ukuntu Yesu yasanze Yohana ngo amubatize, uri busange yarabatijwe na Yohana wenyine, uri busange koko Umwuka Wera akwiye kubatiza abantu ariko batamera kuriya, no mu gihe cyahashize bataragendaga kugira ngo bamere kuriya. Urasangamo ibyinshi birimo bitangaje bitigeze bibaho kandi by'amayobera matagatifu, umugani wa padiri. Imana itugirire neza. Bantu rero mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, yari incamake, dukorere subscribe, share na comment, tujye tubagezaho ibivugwa muri biravugwa umunsi ku munsi, ariko mumenye n'ukuri, kuko ukuri ngo niko kuzatubatura. Nimukomeza kugendera muri kirabaye, mumenye ngo muzaba muri kujya guhatanamo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana maze dukomeze. Mureke dusome muri Luka 12 rwose igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa mbere turakomeza. Bibiliya iratubwira cyangwa se umutwe uratubwira ngo twe gutinya abantu. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeze aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ni wo buryarya, kuko ari ntacyo atwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoreranye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye, nimugatinya abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira, aba ari we mutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2, nyamara nta na kimwe muri byo cyibagirana mu maso y'Imana. Imana itugirire neza. Hano tubonye uwo dukwiye gutinya uwo ari we, kandi tubonye yuko ibintu byose bikorerwa mu mwijima bizagaragarira mu mucyo. Ngo n'icyo umuntu yongoreranye n'undi mu nzu kizumvikanira hejuru yayo. Bavandimwe rero, ni kenshi abantu batwihishamo tukumva ko iyo nta katazindi bakoresha, ariko nk'ibi iyo bibayeho biba biri kutwereka ko hari ibikorerwa mu mwijima biba biri kuza kugaragarira mu mucyo. Sinzi impamvu rero abantu mwumva ko mwakomeza kuyoba mukaguma mu buyobe bukabije, naho mwagoroye inzira zanyu, umuve mu byo murimo mukurikize ijambo ry'Imana. Sinzi niba babasoma ijambo ry'Imana namwe mudafata umwanya wo kwisomera, cyangwa ngo niba mutegereza aho babasomera mwebwe mutisomeye mumenye ngo kabayeho. Njyewe nababwira ngo rero mukomeze muze twumve ukuri.